Nongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze, ndizera ko mwese mumeze neza aho muherereye hose kandi amahoro y'Imana ari muri mwe ndetse ibintu ari amahoro. Ubushize twarebye umutwe wa kabiri, intambwe enye zibanziriza izindi, tureba intambwe ya mbere, tureba domisoro, ubwo ni mu isomo rya gatatu. Twarebye imyitozo igiye itandukanye twarayisomye, tugarukira ku mwitozo wa gatanu. Ndizera ko buri wese yagerageje kuwukoraho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Twagarukiye ku mwitozo wa gatanu, rero isomo rya kabiri tukaba turahera ku mwitozo wa gatandatu kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Gusa kugira ngo tubyumve neza turifashisha application yacu nk'ibisanzwe kugira ngo tubashe kubisoma neza ibintu birusheho kuryoha. Ndamya ntashidikanya rero ko imyitozo itanu ya mbere buri wese yagerageje kuyisubiramo, akayiga kugira ngo abashe kuyifata neza. Tukaba tugiye guhera ku mwitozo wa gatandatu rero tukageza ku mwitozo wa cumi. Umwitozo wa cumi na rimwe ni indirimbo yitwa Numvishe akanyoni. Ubwo wayikoramo umwitozo mu buryo bwo kugira ngo ubimetirize neza. Ikintu rero ukora ubanza wiga amanota ukayafata, noneho amagambo ukayashyiraho nyuma. Ntabwo ubanza amagambo, ahubwo ubanza amanota ukayafata ugashyiraho amagambo nyuma. Rero tudatinze reka duhere ku mwitozo wa gatanu. Nk'uko mubibona, umwitozo wa gatanu, do, mi, so, mi, do, mi, so, mi, so, mi, do, mi, so, do. Ubwo turi kusoma do, mi, so, mi, do, mi, so. Ubwo turi kusoma. Ubwo tuwusomye, reka tuwusome mwumve. Do, mi, so, mi, do, mi, so, so, mi, do, mi, so, do. Ukawusoma uri gutera igipimo kugira ngo ubashe kuwufata neza. Ni umwitozo wa gatanu duhereyeho kugira ngo tubashe kuwumva neza. Reka tuwandike rero kugira ngo ugaragare neza, buri wese aba awubona. Twigane iyi myitozo ingahe yose, noneho tubone kujya ku bindi. Tugiye kwiga umwitozo wa gatandatu. Reka tugende tuwuhindura. Ni so, mi, do, do, so. Hano harahita haba so, mi, hano do, iyi nayo iraba do. Noneho so, so, mi, mi, do, do, so, so, mi, mi, do, do, so, so, mi, turacyawandika neza kugira ngo tuwusome neza, ntabwo turatangira kuwusoma. Noneho so, so, mi, mi, do, so, so, umwitozo wacu ni uyu nguyu. So, mi, do, do, so, so, mi, mi, do, do, so, so, mi, mi, do. Umwitozo wacu ni uyu nguyu. Reka tuwukine kugira ngo mubashe kumva neza. Kanze tuwukine mwumve. Uri kwirukanka, kanze tugendeshe gake kugira wumvikane. So, so, mi, mi, do, do. Uyu nguyu. So, so, mi, mi, do, so, so, do. Ndongera nkukine. Uyu akaba ari umwitozo wa gatandatu. Noneho umwitozo wa karindwi, do, mi, so, so, do, do, mi, so, mi,
nawo ndagenda wandika kugira ngo murebe. Do mi so mi 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 do mi so so do mi so mi so do mi so mi do mi so mi do mi so. Aha, kanze nawe wandike neza so do mi so mi so mi do. Aha, nawo ndawusoje kwandika. Uyu nguyu n'uyu. Aha, reka nawo tuwukine wumve. Uyu ni uwa karindwi. Kanze tuwukine wumve. Mwibuke kujya muyiririmba muri gutera igipimo. Uyisoma uri gutera igipimo cya 2 kuri 4 nk'uko twagiye tubivuga. Sorry, iyi ni soru nayigize do, ariko byose nta kibazo. Ikibanze ni umwitozo ugufasha kuyisoma neza. Umwitozo wa 7 ukaba urarangiye. Noneho tujye ku mwitozo wa 8. Umwitozo wa 8 nawe ugomba kujya ubisoma ukabisubiramo. Narababwiye ngo igihe ubonye ko ukeneye igitabo cyangwa se ubundi bufasha kugira ngo ujye usoma neza ubireba neza, wakandika muri komenti kugira ngo tuguhe nimero utwandikire WhatsApp, noneho tuguhe igitabo. Dufite na groupe ya WhatsApp dutangiramo amasomo, ubu hari abagenda biga. Nawe rero waza muri groupe ukajya wigana n'abandi, noneho ukajya hana amasomo ari kugufasha kugira ngo wumve uko ubisoma gusa, ibintu bikarushaho kugenda neza. Umwitozo wa 8. So mi do mi so mi do do mi. Kanze ngende nyandika. Ngende nyandika mubibone. So mi do mi do mi. Aha ni do, agakurikiraho mi. Ndi kugenda nyandika kugira ngo bibafashe kuba mwayumva neza uburyo asomeka bitabagoye, uburyo asomeka neza, kuko hari n'igihe ndi gufata record hano nkumva amajwi asa nk'aho ari gucika kandi ntabwo mwabyumva neza, ariko nyine nimwumva uburyo ari gusomeka hano birabafasha cyane. Kuko ndumva harimo akadefo, kuko ndi gufata amajwi ndi kuyasoma hakazamo ibintu byo gucika ntiyumvikane neza, ariko nuyumva gutya uko iyi application iri kuyasoma urabyumva neza. Ndahamya nashidikanya ko buri wese ari kuyumva neza. Ndahamya nashidikanya rwose ko buri wese ari kuyumva neza. Dore umwitozo wacu ni uyu nguyu. Ni bya bindi, icya mbere ni ukumenya ngo do iherereye aha ngaha, ukamenya ngo mi ni hano, sol ni aha ngaha. Ibindi ni ugusoma uko bisanzwe, ukamenya n'uburyo bisomwa, atari ukuvuga ngo urasoma mi wisomemo ibindi bintu. Niba ari do mi so, ubwo aho urabona mi urayisoma gutyo mi, aho urabona do aho urabona sol ubisome gutyo, ku buryo utaravuga wenda niba ari sol ngo usome ngo sol, uraba wabyishe. Do mi so
ubwo nyine ahantu urabona mi urayisoma nk'uko isomeka neza, mi na do ni uko, do mbese uyisome neza kugira ngo byumvikane neza. Naho nusoma soru, hari igihe iyo uvuze soru ukayisoma nabi uba uvuze irindi nota, ubisoma neza kugira ngo byumvikane. Ni ibintu byoroshye, icya mbere ni ugukurikira. Aha, reka tuwusubize inyuma mwumve. Uyu ni umwitozo wa 8, noneho hasigaye umwitozo wa 9 n'uwa 10, ariko sinzi niba twawutindaho, reka nawo tuwunyuremo mwumve nubwo kubisoma amajwi ari gucika. Nzajya nifashisha iyi application cyane kugira ngo byumvikane neza amajwi yanjye, kubera ko ari gucika nyine, ubwo sinzi ikibazo gihari kuri recorder, ariko bizajya byumvikana muri application. Reka musome ngerageze kuwusoma mwumve. Uwa 9, so mi do, so mi do, do so mi so, do mi so, so do mi do so, mi so, mi do so, do. Uwo akaba ari umwitozo wa 9. Noneho uwa 10, so do do so mi so do mi do. Uwo akaba ari umwitozo wa 10. Noneho muyisubiremo, nimumara kuyifata tuzigana kano karirimbo numvisha akanyoni, nitukarangiza tuzahita dufata indi ntambwe. Nimumara kunyereka ko ibi mwamaze kubifata, tuzahita dufata indi ntambwe, intambwe ya 2, ubundi dukomeze twongeremo ibindi bintu. Ubwo mu ntambwe ya 2 hari andi manota azahita yongeramo. Murabizi ko muri iyi ntambwe ya mbere turi kwiga do mi sol, do mi sol, ubwo hazahita yongeramo ayandi mu ntambwe ya 2 tumaze kwiga aka karirimbo. Ikibanza ni ukwiga mukanyereka ko muri kubifata, ubundi tukabona gushyiraho ibindi. Ntabwo twashyiraho ibindi mutarabifata n'ibindi neza, mubanze mwafata ibi ngibi, nimumara kubifata tuzakomerezaho ibindi. Bye bye, turabakunda kandi wibuke subscribe, ndetse ujye wibuka no gukora share kugira ngo niba hari n'undi wifuza kwiga azaze yige. Iwacu ni karibu, nta kibazo rwose, buri wese aremerewe, buri wese yemerewe kwiga, ntawe uhejwe. Bye bye, turabakunda.